Yes, nanone ikaze mukunzi wacu demo kudukurikira umunsi ku munsi akambwira ngo agaciro amazi kandi subscribe naho turabikora kubikora akanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi tutambuka nka kuri Magic TV. None rero ngero nize mwanya muto cyane turambura hamwe izi breaking news n'amakuru zisanzwe n'amakuru tugizeho no dore ko ibintu bikomeje kugenda bidogera mu gihugu cya Kongo. Aha ngaha rero ibintu bikomeje kugenda bidogera hagati y'umutwe M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo muri rusange. Umutwe M23 ukomeje kugenda wihagarara ku buryo bukomeye cyane nyuma y'uko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyo gikomeje kugenda gishakisha ukuntu cyakwigarura ibindi bice bigiye bitandukanye M23 yagiye ifata muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu bikomeje kugenda biba bibirere ku gisirikare cya FARDC nako M23 ikomeje kugenda ifata ibindi bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Karehe ngane muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba bibirere ku gisirikare cya Kongo ndetse bikanaba byiza ku mutwe wa M23 muri rusange. Iyo rero niyo makuru tugiye kugenda turebera hamwe gatanu kandi turebera Leta Zunze Ubumwe za Amerika amagambo yagiye itagaza ku mutwe wa M23 nyuma y'uko babone yuko ukomeje kugenda wigarurira ibindi bice bigiye bitandukanye muri rusange. Nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi cyo gikomeje kugenda gihura n'uruva gusenya abasirikare bacyo bose bakomeje kugenda bangirika ndetse banafata indi ntera ikomeye cyane nyuma y'uko bakomeje kugenda bakubitwa gatanu kandi n'umutwe wa M23 wagira ngo nibo bari kugenda bakurwamo akazi gatanu ku kandi. Ibi ngibi byose tugiye kubirebera hamwe muri ano makuru. Ndagushishikariza wowe akazi subscribe kugenda usize igitekerezo cyawe kandi nawe turabikora kubikora akanya kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bitambuka kuri Magic TV. kandi mwibutsa ko wakazi subscribe n'ubundi cyangwa se ikiganiro ubundi dushizeho ubukibona mu mbere na mpamvu rero dukushishikariza kubikora kugira ngo nawe ujye ubona inkuru n'ikiganiro uri uwa mbere kugira ngo batajya bakubarira inkuru ahubwo wewe ujye uba wayiboneye gatanu kandi ari nako ushishikariza inshuti zawe n'abavandimwe bawe kugira ngo nabakomeze kugenda bakora subscribe ndetse unabakorera share kabisa cyane gatanu kandi ndetse unabahereza unatanga comment kuri Black TV ndetse twumve ko uba wumvisha aya makuru gatanu kandi no mpamvu dora tubigushishikariza gatanu kandi none rero nawe warangije kubikora ndagira ngo nkohereze ikaze. Yes, umutwe M23 ukomeje kugenda uhora n'uvuga senya ku buryo bukomeye cyane nako ukomeje kugenda wihagararaho ku buryo budasanzwe nyuma y'uko igisirikare cya Kongo cyangwa se igisirikare cya FARDC gifatanyije n'indi mitwe igiye itwaje intwaro. Ni imitwe igiye itandukanye, ni imitwe ya Wazalendo, FDLR, FRN, ingabo zaturutse mu gihugu cy'u Burundi, ingabo za Afrika y'Epfo, ingabo za SADC muri usanga abacancuro abanyarumeniya ndetse n'izindi ngabo zigiye zitandukanye zaje kuba zishakira amahahiro cyangwa se uko zabaho mu gihugu cya Kongo muri usanga. Izi zose ni ingabo zagiye zihuza n'igisirikare cya Kongo muri rusange kugira ngo barebe ko barandura cyangwa se kubarwanya umutwe M23 ku buryo budasanzwe cyangwa se ku buryo bukomeye cyane. Niyo mpamvu rero zikomeza kugenda zifatanya n'igisirikare cya Kongo kugira ngo barande umutwe M23 burundu. Nyuma y'uko M23 ifashe ibindi bice bigiye bitandukanye angane muri Kivu y'Amajyaruguru, angaha ni teritwari ya Rutshuru, teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Nyiragongo ndetse na teritwari ya Masisi muri rusange. M23 yakomeje kugenda ifata ibindi bice bigiye bitandukanye angaha twavuga ngo agace ka Rwinda kana agace kakaze cyane n'agace gakomeye cyane karimo ibikorwa remezo bigiye bitandukanye dore ko harimo n'ikibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege gifashishwa n'igihugu cya Kongo muri rusange cyangwa se n'igisirikare cya Kongo gifata kijyana ibikoresho mu bice bigiye bitandukanye dore ko iki kibuga cy'indege cya Rwindi ahangaha igisirikare cya Kongo muri rusange kigenda kifashisha ikino kibuga cy'indege gusa cyaje kuba gifatwa n'umutwe M23 ku buryo budasanzwe ndetse M23 itashyira n'ibirindiro ku buryo bukomeye cyane. Nubwo M23 yaje kuba ifata akandi gace komeye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ahangaha n'agace ka Rubaya, kana agace gacukwamo amabuye y'agaciro ari mu bwoko burenga 80 by'umwihariko akaza ku isonga amabuye yo mu bwoko bwa Krota. M23 rero ikomeje kugenda ifata ibindi bice bigiye bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo nako igisirikare cya Kongo cyose muri rusange ikomeje kugenda gihangayikishwa n'ibindi bice bigiye bitandukanye. M23 ubu ifite gusa ku munsi w'ejo umutwe wa M23 ntabwo waje kuba urebera izuba igisirikare cya Kongo muri rusange nyuma y'uko igisirikare cya Kongo cyangwa se izi ngabo za FARDC n'abambari bazo abangaba n'abazaniro FDLR, FRN, abasirikare baturutse mu gihugu cy'u Burundi, Afrika, abasirikare ba Afrika y'Epfo ndetse ingabo za SADC muri rusange tutibagiwe abacancuro b'abanyarumeniya. Abangaba bose baje kuba batera umutwe wa M23 aho warukambitse mu gace ka Rwindi ahangaha ni mu duce twiye dutandukanye dore ko ari duce dukikije imisozi ya Kanyabayonga muri teritwari ya Rutshuru ndetse na Rubero. Ahangaha rero baje kuba bagerageza kuba batera aho umutwe wa M23 warukambitse mu gace ka Rwindi ndetse M23 kuba ibakoramo akazi ku buryo bukomeye cyane. By'umwihariko haje kuhagwa abasirikare b'Abarundi bagera muri 65 dore ko abasirikare b'Abarundi bo bakomeje kugenda bahura n'uruva gisenya ari nako bakomeza kugenda
bigaragara yuko aribo bakomeje kugenda bagwa muri ino mirwano ku buryo bukomeye, ni mu gihe ingabo za Kongo zo muri rusange zo zikomeje kugenda zirukanga ku buryo bukomeye cyane zihunga imirwano. Bibona ko izi ngabo za Kongo zo muri rusange n'ubundi zikomeje kugenda zikora bya bindi n'ubundi zisanzwe zikora zo kwirukanka, ni mu gihe igisirikare cyayo cya Burundi cyo gishikama hamwe ndetse kikarwana ku buryo bukomeye cyane, ariko M23 ikomeje kugenda itakirebera izuba muri rusange. Ku munsi w'ejo rero ubwo izi ngabo za Kongo cyangwa se izi ngabo za FARDC zaje guhura n'intare za Sarambwe, baje kuba bakubitana ku buryo bukomeye cyane, ndetse M23 bigaragara yuko n'ubundi ariyo iri hejuru cyangwa se ariyo iri ku ntebe, birangira M23 n'ubundi inakomeje kugenda ibagwanya ku buryo bukomeye cyane, ndetse inagumana agace kayo ka Rwindi, dore ko agace nako gakaze cyane kari mu bikorwa remezo bigiye bitandukanye nk'ibyo nari nakubwiye haruguru ku buryo bukomeye cyane. Gusa nubwo ibi byose byabaye muri Rwindi, ntago M23 yarekeye kurwana imirwano yabo muri teritwari ya kare hangari muri Kivu y'Amajyepfo. Hanga M23 imaze kubigarura ibindi bice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo, dore ko M23 yatangiye kugenda yagura ibice byayo, ibirindiro byayo, ndetse bigaragara yuko ushaka gufata igihugu cya Kongo cyose muri rusange, nyuma yuko amagambo akomeye cyane Colonel Nanga yaje kuba atangaza mu nama yagiranye n'abaturage muri teritwari ya Masisi, ababwira yuko n'ubundi bagomba gufata igihugu cya Kongo cyose muri rusange, kandi bakabikora ku buryo budasanzwe, ndetse bakabikora nta n'umwe ubahase. Ni nayo mpamvu bakomeza kugenda bavuga yuko n'ubundi kari agace ka Kivu y'Amajyepfo cyangwa se iranira Kivu y'Amajyepfo yose bagomba kuyifata batandukanye, ndetse bakanayifashisha nk'inzira yo guhita ibajyana muri teritwari cyangwa se mu ntara ya Ituri, kugira ngo bakomeze kugenda bafata ibindi bice bigiye bitandukanye, dore ko yatangaje yuko n'ubundi bagomba gufata igihugu cya Kongo cyose muri rusange, bagahirika ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi, dore ko babwita bubi ngo buyobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, ari nako abaturage bakomeza kugenda nabo biyadapta cyangwa se bisanisha n'abasirikari ba M23 by'umwihariko, cyangwa se especially abasirikare bagiye bitandukanye baza kuba bagwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Kongo cyose muri rusange, bitewe nuko igisirikare cya Kongo ndetse n'abandi basirikare bagiye batandukanye ngo baje gushaka umutekano hara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baje kuba bashaka amahoro, ngo bo ntabyo bakora, ahubwo bizira baje kwira ku buryo budasanzwe, ndetse bakagenda banasambanya cyangwa se bakora ibikorwa bidasanzwe, cyangwa se ibikorwa twabyita kandi ibikorwa bigayitse ku gihugu cya Kongo cyose muri rusange. Rero rukangushimira wowe kandi subscribe nawe twabanye muri aya makuru, ushishikariza nawe turabikora kuri kanya kumwe utitubana mu gundi bwa byacu biri umunsi bitambukanga kuri Magic TV, niyo mpamvu bakaza subscribe n'ubundi nawe uhora uri uwa mbere, ndetse unabona aya makuru gatanu kandi n'ahandi uciye. Ahubwo wowe rero wabikoze ndawushikariza gusiga comment, ndetse ugakora share no ku bantu bawe, kugira ngo tubijye bigaragara yuko twabanye muri aya makuru ku buryo budasanzwe. Rero niba hari icyo wamenye cyangwa se niba ari igitekerezo ufite gushikaza nawe kugisiga, kugira ngo tubona ko twabanye gatanu, kandi ano makuru rero nakagaruka ngiye twari kumwe kabisa, tugiye gukomeza kugenda tujye tubana muri ano makuru gatanu, kandi nako buri saha hagomba kujya hacaho amakuru adasanzwe, amakuru akomeye cyane, amakuru agutasanga hano.